Ya ni ya mu rukundo ni ya imana yacu ni ya. Halo ndabasuhuje mwese abakurikiye Mr Haguma. Ntabwo nzi kuririmba neza ariko hari ukuntu njya mfashwa nkumva rwose ndimo ndaririmba, nkumva indirimbo zirimo ziramanuka n'iz'amazamuka n'izahehe zose nkumva ziraje. Mwese nizere ko mumeze neza kandi namwe mubona ibintu bitari kugenda bigenda neza, mukomeze gutegereza mwihanganye, kandi kiruta byose, ikintu cyose cya mbere kiruta ibindi bintu byose ni uguhama hamwe. Niba ari ibibazo mugahangana, ubundi warangiza ugapfukama ku mavi ugasenga, ubundi ibindi byose biba ari ikibazo cy'igihe gusa, ibindi igihe kiragera ibintu bigahita bisobanuka. Hari umuririmbyi ugeze aririmba indirimbo na n'ubu ngubu njya nyitekereza nkumva abana uyu muntu kabisa yari yararakaye byaramubabaje. Yaritonze aravuga ngo hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, ngo abana b'Imana tugahagarara twemye, ngo uko tuzasa ntikurahishurwa, ni nacyo gituma ngo ab'isi batatuzi bakatwitiranya, kuko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya, kuko dusangira ibyago imbwa ze zigahaga, wowe imbabura imanitse, ngo ariko hora ibyacu saha bicira, hari igihe kimwe bizasobanuka rwose. Nawe rero bizasobanuka, uhumure utuze, bizasobanuka rwose. Iyi nshuro rero, iyi weekend naratembereye pe, ariko ibyambayeho nshuti z'Imana, nshuti za Mr Haguma, mwese mukurikiye video, naratangaye. Iyi Amerika nongeye kwitangarira pe, nongeye kwitangarira mu buryo budasanzwe. Niki cyabaye? Umuntu tubana yarambwiye ati ndananiwe, njyanira imodoka mu Kinamba, dore irasa nabi. Ndavuga ni nta kibazo. Arambwira ati nawe haruguru. Arahandangira, mba ndagiye, mba ngezeyo, ubwo nkumva nyine njyanye imodoka mu Kinamba nk'ibisanzwe bayoze, mpite nyitahana, mpite ngaruka nyine ntegereza. Ubwo izi byambayeho, ubwo mba ngezeyo, ubwo mba ndagiye nkuko mumbona. ubwo aho ngaho ninjye ari utwaye, ubwo ngaho nari ndi kwinjira hehe mu Kinamba, ndi kwinjira aho nyine bogereza mu Kinamba nyine aho ngaho. Ubwo narahageze nyine birancanga, bakumya banyobora, nanjye ubwo mba ndayobotse, dore aho ngaho nanjye ndi ku murongo, mbona batonze umurongo, nkavuga nti nyine ndabura hariya niho banyura, bakabanza bakanyuzaho utuntu nyine umuntu akayisiga imbere, aho ndebere mba ndagomye ndategereje, mbona umugabo arandembuje. Ubwo dore ngaho mba ndasatiriye, ahagize atyo, ariko imbere nkahabona ibintu ntazi ibyo ari byo. Yari yambwiye ngo nshyire muri netere, imodoka iri kwijyana, nawe undebere hano. Yarumva isabi siribangaho ntihagaragara. Mwuka agira Imana mwe, dore ikimashini nanyuzemo, dore ikimashini nashatse kuvamo, none cyari gifite urusaku rw'akataraboneka. Ndebera ibinamba by'inaha, ndebe nta kuntu boza imodoka. Ni ukunyura mu kintu cy'ikimashini utamenya ubwoko bwacyo, kiba gifite icyo bita urusaku. Dore urusaku we, urusaku rumwe ruteye ubwoba. Nari ndimo ndi njyenyine nkavuga nti baranyishe, ndapfuye, birarangiye, iki kintu gishobora no kungwaho. Yewe we, mbega ikintu, amabara, dore yewe we, mbega hano hari mu rusaku, mbega ibinamba by'inaha. Ariko abantu b'inaha mubayeho neza, nubwo kino kintu kiteye ubwoba kukinyuramo. Ariko yewe we, nagezemo hagati ahangaha numvaga narigita, numvaga rwose mbonye uko nsubira inyuma nasubira inyuma. Dore urusaku, dore we, ndebera amabara, ikimashini gicana amabara, gikubita amazi, gikubita ibisabune, gikubita iki. Ku bw'amahirwe hano mbona ikirahure gitangiye gucya, mbona imbere ndaharebye, ariko mbona ni ugukomeza gutambika, mbona ikintu cyanditseho bisinzi ibyo ari byo. Hariya imbere rero harimo guturukamo ikintu cyitwa umuyaga n'ubushyuhe, bimwe biteye ubwoba. Nabyumviraga n'imbere umuyaga ukakubita kabisa, ukabyumva n'ubushyuhe. Wana dore ikirahure gihise kiba clean, gihise gicya. Yewe we, mbega dore nawe ku ruhande ibipompo, ibintu by'ibipompo birekura utuzi twiza. Urabona ko tuba turi kugenda tuza, ukabona utuzi turasa neza kabisa, ukabona imodoka hano imbere ikirahure ukabona gitangiye kuba terebye. Aho ngaho n'ubushyuhe, dore umuyaga, dore ubushyuhe, dore umuyaga ubushyushye uko mbitekereza. Wana sohokamo imodoka, inyuma ubona nta ribi, ariko
Ngaho ubwo ngubwo aho ngaho dore hari ibihombo, ni hepfo aho ngaho navuye muri bya bindi bisakuza bimena amatwi, aho ngaho ni ibintu bitamenye ubwoko bwa byo bitiyo, nabonye ubwo ngo ntazi ubwoko bwabyo. Ubwo rero nanjye ubwo nari nzi ngo ndatashye, ngeze hirya baranyobora bati ngwino ushyiraho ngo njye koza, ngo ninozemo imbere, bambwira mu byongereza numva ndabyumvise ngo njye kozamo imbere. Aha ngaha rero kagira Imana ndebera n'imodoka ukuntu yasaga imbere, ntabwo ngeze nyibere kuko isa ariko yasaga nabi pe, reba mu ntebe uko hasa. Ubwo rero nabonye abandi nanjye babigira mba ndabiganye, sibwo mbaye umunamba. Hano muri Amerika mwago mwahindutse, ntago mwaba neza, ntago mwaba neza. Ubwo njye nari nzi ngo ndagenda nyibahereze, mvuge ntumva ndasha ni imodoka yiteho ngende. Wapi, muri Amerika nta bantu namba babayo. Muri Amerika nta muntu hari woza imodoka, ni ibimashini. Ubwo hasigaye nawe ukirwaza ukiyogereza, ubwo ngo nindi gukuramo imyanda yari irimo nuko. Muri Amerika nta mupagasi uriyo wakogereza imodoka, ibintu byawe byose urirwaza urabyikorera. Dore hari imyanda yari yanze kuvamo, aka kantu ndagenda nkacomekamo aho ngaho, hari akandi aho ngaho noneho ko kaba gafite umuyaga mwinshi, dore ngako ya myanda yari iri kwanga kuvamo hariya, ngiye kuyikurisha amako ngako. Ngiye kuyikurisha amako ngako do. Aho ngaho rona nk'utwo twanda aho ngaho, niba ry'amabiswi umuvandimwe, niba ry'iki umuntu w'Imana sinzi bintarya. Tuntu twafashe mu ntebe kabisa, dore ako ngako geta gaklininga do, gakuramo dore imyanda yose geta kayijyana. Sibwo umuntu angiza umunamba. Bandagiye nsanga n'abandi baraza da, n'abandi nasanze ari byo barimo. Dore nanjye ndavuga ubu ngubu rero, ubu gahunda nyine nakiyemeje. Rwose nakiyemeje ku gapira kanjye k'ubururu n'umweru k'ikipe yacu Murera. Nisize insenda rwose, ubona ko ndimo ndayoza. Yewe dore imodoka ngo iroga, ndayoza. Ariko hano rwose nahabonye ibintu bidasanzwe pe. Hano nta mikino ihari, habe ngo umuntu wenda ngo arakureba ngo aranaguseka, bimwe by'iwacu mu Rwanda ugenda wigaritse ukavuga atakira sha uzi iyo modoka ndagaruka mu isaha imwe nsanga irangiye. Ukaza usanga imodoka ihumura imeze neza. Hano rero imodoka urayihumuriza, imodoka urayoza ukayihumuza neza wowe ubwawe. Ibyo bintu binduzana ngo hari umuntu ngo urakogereza, sinzi ngo hari umuntu kwitaye. Hano nta muntu ukwitayeho nshuti yanjye, nta muntu ukwitayeho. Amerika rero ikakomeza kuntera ubwoba cyane. Habwa ibintu byose se ubu ngubu no kwitekera ni ibisanzwe. Ibintu byose hano nta muntu ukwitayeho, ntawe. Akantu niba urugero, niba uguze internet twaguze ejo bundi, bivuga tuyigereranye na za zindi dukoresha iwacu muri za fiber, ariko kanakitorizwe za kanari cyangwa se n'izindi. Hano ubwo icyo bakora, barazana ikarito irimo ibintu, ikarito irimo iyo internet, iyo kanari n'ibya antene n'ibiki byose n'ibigozi. Ibyo byose barabizana, ubyuke mu gitondo ukibihamagaza, ubyuke mu gitondo usange biri ku muryango. Ubwo rero icyo ukora ni iki, ntago wamona ubuntu ubigushyiriraho. Ushobora kuvuga ngo urategereza ngo urashaka umuntu ubigushyira, akakubwira ati wenda nzaboneka mu kwezi gutaha. Ubwo waba utarakoresha interinete, ntago bishoboka. Ubwo rero icyo bikora ni iki, twa dutabo tujya tubona ngo ni kataloge. Iriya kataloge niyo iri mu kazi, urabyifungira ukabikonegita, ugasoma akantu ku kandi, ukabifunga neza mpaka. Dore n'abandi hano imodoka barimo, dore nuko ubundi haba hameze. Hano ibintu byose urirwaza. Dore amamodoka meza, ariko hano aya ngaya bari amamodoka agezweho. Aho ngaho niho ugenda ugaparikamo nyine ukoza ukayiyogereza ukirwaza. Dore nanjye hano nunamye ibintu byambanye hatari, nabaye umunamba. Dore nuko nguko ugomba kwirwaza. Dore hariya hirya niho winjirira. Uyu nguyu we wari wantumye yari afite abonoma. Uragenda ukinjira ifite abonoma, uhita ukwinjiza nyine, imashini igafunguka. N'abandi mashini niba ari igiki ufite abonoma, ubundi nyine ukagira ute, ukatambuka ukaca muri cya kimashini naberekaga. Ariko dore we muntu w'Imana nawe afite imodoka nziza. Nawe rero afite imodoka nziza, nubwo ari ntoya ariko ubona ko izanye, ariko ni Nissan, ni nziza, ni mwe mu mamodoka akomera tungwa n'umugabo agasiba undi no mu Rwanda. Ngo murabizi iyi modoka ya Nissan ko ari imodoka ihenze cyane. Dore hano
undi we yaramaze koza, ngubu nawe aritahiye. Nanjye ubu nayobewe ndi kuvuga nti reka nyoze dataza kunyuzamo ijisho. Niba reka nyoze ataza kunyuzamo ijisho, kandi buryo uzirinde. Uzirinde kuba umuntu yakugaya avuga ati se uyu muntu bitebye. Bitebye koko. Nanjye rero nkavuga nti reka nyoze, dore narayogeje, ndayoza, ndayikuba. Hahandi nanjye mvuga nti kabisa iyi modoka nayibona aravuga ati ni sawa. Dore aho ngaho bose batonze umurongo, dore ahantu hose no ku ruhande nta bintu by'imikino, uraza uje kwiyogereza, dore nta bandi bantu wahabona ngo uvuge ngo iki kere si ibyo uri aho hirya, uri hariya ku ntuza kuri iriya mashini ari kugenda yoza, ari kugenda purita, ari kugenda akingurira abantu baza. Hano rwose uraza ugakura amaboko mu mufuka. Bantu mushaka kuza Amerika, muri ready? Ni ibintu byose no kubyikorera, nta mukade wo guhaba, nta mukozi wo mu rugo. Niba ufite abana ukamenya ngo umugabo ugira ute, niba uri umugabo, umugore akaba yagiye ku kazi, ukamenya ngo umwana muririrwana, umwana arakurirana, umwana uramubyutsa mu gitondo cya kare, mwabyuke mukine, umugaburire, umuhindurire pampa, umuhamata, narira kwa kundi umuterura umuguyaguye, n'ibinarimba umukubite mu mugongo, kandi uri umugabo. Kandi ukamenya ngo uri umugabo, ariko ukamuririmbira indirimbo za bayibayi ngona, ugomba kuzimenya ukaziririmba. Na za baby finger zose ukazivangamo. Byanarimbuka na muheka, ariko burya wagenda ukamenya ngo uramugendaye. Namwe mwumve. Umuntu rero yaba afite idolari ugasanga uruva ngo yarakwimye, ubu ntangiye kubagarukira. Hari ibintu ntangiye kujya nibonera nkavuga ni babana, ahubwo babana ni imfura cyane. Umuntu uguha ifaranga rye ryahana aba ari imfura cyane. Mujye mubashimira cyane abantu baguha ku idolari. Umuntu uguha ku idolari wa hano abayiteye icyuma, nawe reba imirimo yose abari buyikorere ku kazi, abari bugende, yaba imvura igwa yaba imvura itagwa. Noneho nk'iyi minsi hari igihe usanga nko mu gitondo saa 12 bimeze nka saa 10 z'ijoro. Uwo muntu akigomwa akabyuka igicuku, yarubika akajya gupagasa. Akajya kugira gupagasa, gushaka amafaranga. Twababona tukavuga ati dore umunyamerika, dore umuntu wakize. Nukujya umubona ukavuga ati dore umuntu wavunitse, dore umuntu wababaye. Nta mikino rwose. Yewe dore Amerika narayitangariye cyane. Ndabasuje mwese abantu muri Amerika, ndabasuje cyane. Ndabaramukije. Amerika yanyu irimo iranyakira, niko mujye ko mutajya munyandikira muri comment mumbwire ahantu heza ho gutemberera ngo nze niyerekera abantu bera b'Imana. Kahise ndabasuhuje cyane aho muri, nizere ko muguwe neza. Amerika yanyu nanjye natangiye kubona ibyanyu rwose. Ni uko mubaho. Yewe Imana ijye ibafasha cyane, Imana ijye ibafasha kandi bahe guhirwa muri byose. Muba mwakoze byose mwitanze, mugakora iyo bwabaga rwose, mugapagasa, yaba imvura igwa, yaba snow igwa, yaba iki, mukora iyo bwabaga kabisa, mugashakisha amafaranga. Kandi natwe biwanyu mukagira mutya mukadukandira akanyenyeri, mukatwohereza utuntu kuri Western Union, ababyeyi bakishima. Mukuri muba mwitanze, Imana ijye ibaha umugisha pe, Imana ijye ibaha umugisha. Ubu ngubu garukiye rwose, ariko nanone muba mu gihugu cyiza kame. Mu gihugu cyiza, amafaranga hano ufite imbaraga urakora. Urakora rwose akazi ko ngo ni munange barandahiye. Akazi byose ndabivuga cyane, sindabimenya, baranzabimenya nabigiyemo, nibwo tuzabirebana turi kumwe, tuzabirebana, tugomba kubikurikirana tukabirebana. Dore aho ngaho n'izindi modoka zitonze umurongo zigiye kujya koga nazo, niko twavuga, zigiye kunyura muri cya kimashini. Ayo nguko nshuti z'Imana. Nyuma yo kuyoza rero nanjye nayicayemo, ubwo nanjye ndavuga nti bye bye, ndayikesheje. Cyangwa ajyanira aho ngaho numvaga ninaniriwe. Numvaga rwose ninaniriwe. Ubundi dore ubwo mfashe umuhanda agize nte, ndatashe, subiye mu rugo.
mba nsubiye mu rugo, nuko nasubiye mu rugo, nuko mba ndataye. Nkimara gusubira mu rugo rero twahise twongera turebe nyise yongera arantembereza anjyana mu isoko. Dore ibisheke muri Amerika, namwe mu ndebere sinzi ko muri Amerika haba ibisheke. Dore nk'ibi byatsi niba ari ibiti, iki ngiki abantu bakizi ni igiki ko nakiyobewe, gihenze gite ko gihenze iki kinyagwa. Pome zo ni izisanzwe, ariko iki kiribwa niba ari ikiribwa. Dore n'imyumbati, ubwo ikamenya ngo ikiro ni $2 n'amasente 90. Ibintu hano muri Amerika bimeze bite ko mbona dore n'imyembe, sinanze ko ibi ngibi bihaba nabyo, numvaga ari iby'iwacu. Dore hano ibi bikakarubamba, ni igikakarubamba iki? Mwazanye ibikakarubamba hano bikagurishwa hano. Kubona ibikakarubamba ikiboro kimwe kigura $3 n'amasente 29. Ngaho reba kiriya kiboro. Dore na za tangawizi izihenze zite, zirahenze mu buryo utakwiyumvisha. Nge narumiwe, niba biri ari ibiki. None hari ibindi nagiye mbona byo nk'ibyo byose sinzi n'ibyo ari byo. Dore ibitoki hano, dore n'imyumbati bihenze bite. Ibi ni ibihaza, dore n'ibihaza hano muri Amerika we birahari, sinari mbizi. Dore n'ibihaza, dore ibihaza rwose hano hano kuko hano sinari nzi ko bihaba, nari nzi ko yewe ka. Dore ibiribwa byina dore amasoko ngaya kiracyo sinzi icyo ari cyo. Hari ikintu ndeba nanjye nkabirwa icyo ari cyo. Ndazibona ko ari inyanya, hano hari inyanya nziza rwose ubona ko. Dore hano imineke yaboze, dore imineke yaboze, dore ikiri bizima. Ariko bajya baca umugani ngo sogokuru aryoha aboze da. Dore ngiri iyi mineke, dore n'ibindi bintu rwose. Dore hano amasoko ya hano, dore ibisheke rwose, igisheke. Dore igisheke kabisa, sinzi ko abantu b'intaba barya ibisheke nabo. Ibyo sinzi n'ibyo ari byari ibintu mba ndeba ngewe nkanaberwa n'ibyo ari byo. Ababizi mujye mumfasha munsobanurire nyabuna, sinjye menye ibyo ari byo. Ariya ni amateke ntazi ubwoko bwayo nayo. Izi ngo ni kokonati. Iki ni igikokonati cyangwa dore ikijumba. Dore ibi ni ibitunguru, sinzi ibyo ari byo rwose nabirebye. Ibi ngibi mwamenya ari dore ibirayi. Ibirayi kubereye ya Kinigi yacu wayizana ko yaba iteye ubwo wazazana Kinigi yacu ko mbona hano. Dore ibihaza, ni ibihaza cyangwa hari imyungura, ni ibihaza. Dore pome, dore n'ibigori naragenze ndabona. Dore ibigori muri Amerika, njye nzi ko hari ibintu bitahaba. Ibi ngibi babyita ngo iki harya? Ni ibishufurere, gihenze kubona ko ari $6 kimwe. Utabona agira ngo dore ibigori nuko nguko ho babicuruza. Ibigori bakikorera business yo kuzana ibigori. Dore hari izi ngizi zitwa ngo iki? Kamba barasinde umutetsi cyane, sinjye menye ibyo ari byo. Ngibi niba ari ibisenda binini. Dore n'ibintu by'ibintu. Dore nuko aho ngaho hari mu isoko rantembereje. Nyuma yaho rero ku mugoroba ahangaha mutareba gutya mubona ari ku manywa, hano hari saa moya za nijoro. Hari saa moya. Hari saa moya, ariko urabona ko saa moya haba hakibona. Ariko ukamenya ngo saa 12 za mu gitondo naho ijoro riba ari ijoro. Hano hari saa moya za nijoro. Urabona ko umujyi wari ukeye. Naratembera kugenda ndeba no manyubako, ndeba nkavuga ni Amerika ni bwoko ki. Itembeye ndacyakomeje no gutembera. Abantu mwe mukomeze mubane nanjye, mukomeze mwirebere ibintu byiza bigiye bitatsi Amerika. Dore aho ngaho abantu baba bagendera n'amaguru muri ya, ubwo twegereranya nka ya ka free zone yacu. Ubwo si nk'ukora twavuga ari nka ya ka free zone yacu. Dore ngiyo dore ngiyo rwose. Hano nari ndimo ntembera ndeba, narasobanura ndeba neza. Dore hano nari ndimo ngenda rwose. Turabona ko amatara yaka ari saa moya. Ngeze sinzi uko hitwa. hari umugabo, niba ari umugabo nabonye w'igishushanyo manitse haraguru, uretse banyemereye ko mu kamera. Ariko dore hano muri ndimo ntembera, ni muri Amerika. Inshuti z'Imana ni mu ndebere. Ngera aya mazu tuzayageraho ryari? Gira amazu nk'ayi impande zose. Gira amazu nk'ayo ngayo impande zose.
tegereze namwe mundebere hano uburyo ibintu biba bitoroshye. Dodo dore Amerika, dore Amerika, hello Amerika, halo, mumeze mute? Dore mazu meza, ndimo ngenda hano ku mapave rwose, nta muntu wavuga ngo abantu benshi bano ntibakunda kugenda n'amaguru sometime, ariko bakaba bahuzuye amamodoka hano hagenewe kugenda n'amaguru. Ariko ikindi nabonye ntarinzi, inaha ntago plaque zaho ziba inyuma gusa, imbere nta plaque ziba ziriho. Dore hano nabonye akantu ntari igishushanyo, niba nabyita iki, ababizi bambwira bisobanuye iki. Ntabwo mbasha kumenya neza icyo iki kibumbano ni ikibumbano, mumbwire naza kukivuga nabi nyabuna, ni ikibumbano cyangwa kubwo ni ikibumbano, ni ikiremano se wapi, ni ikibumbano. Dore ngaha ahantu naho ubona ko hari ahantu heza, abantu bari kuhifotoreza, bari kureba amazi ngayo nguko. Hano ubona ko atandukanye na wa mugore wacu uteruye umwana. Ntabwo yari ateruye undi mugore, yari ateruye umwana. Hano nako ari umugabo ufite fufuzera, iriya ni fufuzera cyangwa hano ari kugenda agaragara neza, biramo kugenda mubibona. Ngira ngo aho nguko nk'ubwo butembere bwanjye bwabaye muri iki cyumweru gishize, muri weekend ishize, ariko ndaje ngiye kubatembereza ahandi hantu mu yindi minsi. We mugume hano Rwabisage, mugume hano, nzaje mbatembereze noneho nyabyo. Amerika nyibatembereze, tuve muri state imwe tujya mu yindi, mwirebera ibintu uko ibintu bigiye bihagaze. Umujyi ni umujyi, igihugu uko kigiye gihagaze, yagiye kubereka rwose. Kandi ngumya mbashimira, we ngumya gushimira wowe kwanza, wowe ufata umwanya ugakurikirana Mr. Haguma, ugakurikirana ibintu nkora akantu kandi ukagenda ubikurikirana. Imana ijye guha umugisha. Ariko nukuri sinabura kuvuga ngo Imana ijye kuvubira imvura mu byo ukora. Imana ijye kuvubira imvura mu byo ukora, n'ibyo utekereza gukora byose nukuri bizakubere byiza. Ndabakunda cyane, mukomeze kurindwa n'Imana. Dore ubanga hano ndimo mvuga nti rero aho bigeze nari naniwe, bwari bwanije, bigeze saa moya gutyo zirenga, nuko nari nitahiye. Dore naho nasoreje ntaha. Murakoze cyane, reka tuzasubire mu yindi video ikurikira.